cyagiye warambiwe ukemera ukabicamo ngo bituma utekereza neza kandi ugahanga ibintu bishya. Aho kumva unaniwe ngo wirukire kuri WhatsApp na TikTok, jya ufata umwanya wawe witekerezeho. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima, kumenya byinshi ku bibera mu isi. Dore ingaruka zo kurangara no kwemerera ibirangaza ko bijya mu buzima bwawe. Ingaruka mbi: nutagenzura ibikurangaza, kimwe muri ibi bintu bizakubaho: umusaruro muke ndetse no kudakora ibintu byiza. Bigaragara ko uko uhinduranya imirimo mu gihe gito cyangwa se ibyo urimo ukabikora ari byinshi, ibyo bintu bitanga umusaruro muke kandi ibyo ukora ntubikora neza. Ntabwo wabihakana ko ibirangaza muri buri munsi wawe ugutwara amasaha runaka wakaye kuri gukoresha akazi. Ubuziranenge bw'akazi ukora buzagabanuka iyo uguhanga amaso kwawe kwaguye hasi mu kazi. Gushyira umutima kandi n'ibitekerezo ku kazi birahatikirira. Amakosa abashobora kuba menshi mu kazi, nta n'ibitekerezo bizima wabasha gutekereza. Ibyo bituma umuhangayiko wiyongera n'umunaniro, biragucanga muri make. Ikigero cyo kuba amakuru akwirondanya ari menshi, ibyo isi gusaba, hakiyongeraho kutabasha gukora ibyo usabwa ngo birangire. Ibi bituma ugira umuhangayiko mwinshi, umunaniro n'ibindi bisa n'ibyo. Icyo gihe ubwonko buzatangira kwiga no kumenyera ko guhora bukora utuntu twinshi ariko bubayeho hariyo kamere yabwo. Buzamenyera guhora winduranya intego, hari nako kuba bwabasha kwicara hamwe no gukora ikintu kimwe cyangwa se gutekereza ku kintu kimwe bizabugora ukundi. Ubushobozi bwawe bwo gufata umwanzuro uhamye buzagabanyuka. Guca urubanza nyarwo uzabyumva mu mateka cyangwa se bizagabanyuka, uzagenda bitakaza. Mbese gushyira mu gaciro by'umwihariko igihe wugarijwe bizakugora. Ni ingaruka zo kwemerera cyangwa se izo ni ingaruka zo kwemerera ibirangaza ko bigusoba mu kazi ukabibangikanya. Bivuga ko ibirangaza kenshi bituruka ku bikoresho elektronike byangiza imibanire n'abandi. N'ubu ukiboneka ibibazo bijyanirana no kutabasha kuba ukibasha kuganira n'abandi imbona nkubone, byose birazamuka. Imibanire yawe n'umuryango iratakara. Nge nawe tuza abantu batari hasi y'umwe batabasha no kurya bari ku meza batari muri telefone. Kutagenzura ibirangaza mu buzima bwawe byangiza uriwe kandi bishyira hasi cyane urugero wigiriraho icyizere. Reka nkwerekere, iyo ibyo wiyemeza buri gihe utabigeraho kuko hari igihe cyawe kimwe wataye mu bintu bitari ngombwa, ubwo ni ibirangaza. Urwego wiyizeraho n'ikigero wumva ko wihagije kizagabanuka. Rimwe na rimwe uzanagira ibibazo by'ubuzima. Nk'ubu iyo wabaswe n'ibirangaza, umuhangayiko uturuka muri byo niko uzaba mwinshi, ubwo niko urwara umutwe, kuribwa umugongo, ariko kandi umunaniro udashira. Uzananirwa ugire ngo uhurire gukora, ntabwo uba ukibasha kumva icyanga cy'ubuzima. Bigaragara ko uko turangara cyane mu buzima ariko tuba dutakaza ubushobozi bwo kumva ngo ubuzima buryoshye gute. Ibyishimo bizikubita hasi, kandi uko ibyishimo bijya hasi bigaragara ko ari nako umuntu ujya anarya cyane. Ibiryo konsoma biriyongera. Iyo ufite ibirangaza byinshi mu buzima bwawe, hari amahirwe menshi y'iterambere agucika no kwiga ibintu bishya. Buri uko uzafata attention yawe ukayitatanya uko ubonye, bizaba bigoye ko wabona amakuru mashya. Aramutse ari amakuru asaba gushikama ukayashaka, bizakugora kwigira ku byo ucamo ngo ubashe kwiga ibintu bishyashya. Bivuze ko uko duhanga amaso ibintu runaka, ibyo nibyo bigenga ubuzima bwacu. Ubashije kumva uburyo ibirangaza bikora, ukabasha no gukora cyangwa se no gushyiraho uburyo bwo kubirwanya buhamye, uzaba winjiye mu mwanya wo kwirinda ingaruka zose zishobora kubiturukaho. Uko niko uzatera imbere, ukazabaho neza, ariko kandi ubuzima bwawe buzaba bwose uzabaho byuzuye. Usibye ingaruka z'ibisanzwe zibigaragara zo kurangara, hari inkuru nyinshi mu mateka kwigiraho ibibi n'ibyago bishobora guturuka mu kurangara, ibirangaza no kwirara. Ibirangaza bito byari no kwitabwaho byatumye benshi bisanga barabuze buri kimwe. Ifarasi y'Abatroja Siruka mu kinyejana cya 12 imbere ya Yezu, mu ntambara yahuje ubwami bw'Abagiriki barwana n'Abatroyi. Hari nyuma y'ibinyacumi by'intambara, Abanyatroyi bari bananiwe cyane kandi bifuza guhagarika cyangwa se guhagarara kw'intambara. Abagiriki babaje ifarashi ikoze mu biti bayisiga ku marembo y'Abatroyi.
aba nabo bibwiye ko Abagiriki basize ndetse bataye urugamba bakabasigira impano y'ifarasi ikoze mu biti. Nibyo byatumye impumbero yabo ihinduka iva ku kuba maso no gucunga umutekano, ahubwo batangira kubyina intsinzi banishimira impano bahawe. Uko byarangiye bahumwe amaso n'intsinzi n'igisobanuro cy'ifarasi, kugeza aho binjije ifarasi mu bikuta byabo bitinjirwagamo n'uwo ari we wese. Ako gatotsi gato mu mutimanama wabo no kwita ku bintu kwabo katumye abasirikare b'Abagiriki bari bishe muri icyo giti cy'ifarasi nkorano basohoka mu ijoro kubera ko bari bayinjije, bafungura izindi ngabo z'Abagiriki. Ubundi ubwami bw'Abatroyi burimbuka guhera uwo munsi. Mu 1453 nyuma y'urupfu rwa Yesu, ubwami bw'Abaotomani buyobowe na Sultan Mehmed wa kabiri bwarwanaga na Byzantine, bwari ubwami butwawe na Constante wa 11. Abasirikare b'ubwami bwa Byzante barwanaga no gusubiza inyuma ibitero by'Abaotomani inyuma y'ibikuta bikomeye cyane, gusa kutareba kure no kurangara byabaranze. Bivuga ko hari umuryango witwaga Kerko Polta bibagiwe gufunga, nyamara nta n'abarinzi bari bawuriho. Ubwo abasirikare ba Byzante bari bahuze bitaye ku bindi bice by'urukuta, abasirikare b'Abaotomani banyuze muri uwo muryango bari bibagiwe gufunga, ubundi babakorera ibyamfurambi. Ingabo z'Abaotomani Vanguard zinjiye mu mujyi nta nurabutswe. Bakigeramwo indani, Aba-Byzante batunguwe kandi bikanga cyane abasirikare b'Abaotomani ukuntu baba bageze indani muri izo nkuta. Ubundi nabo naho barindaga barahata. Ubwami bw'Aba-Byzante bwarimbutse gutyo, bishe buri umwe. Mu 1812 Napoleon mu Bufaransa n'ingabo ze bifatanyije nabo bari kumwe mu ntambara n'Abarusiya. Ingaruka zo kurangara no kwiyumva cyangwa se ubyite kwiyemera. Nubwo utabyita kurangara, Napoleon yateye imibare mike. Yashakaga gutsinda vuba uru rugamba bari bahanganyemo n'Abarusiya, mbese yashakaga gukubita rimwe abangura. Ibi byatumye atari bakure ngo anaha agaciro ubuhangange n'imbaraga z'ingabo z'Uburusiya, ubukonje bwari icyo gihe ndetse n'amayeri y'intambara y'Abarusiya. Kwizera cyane byahumye mu maso Napoleon, kutareba kure, kutabasha kujyanisha n'amayeri y'intambara y'Abarusiya byatumye ingabo ze Grande Armée zitsindwa karava. Ubwami bwa Napoleon burarangira. Ni nko mu 1941. Ubwami bw'Abayapani bwateye bitunguranye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburangare, kudashyiramo ubwenge n'ubwiyemezi bw'Abanyamerika. Igisirikare cya Amerika cyakiraga amakuru menshi ko hari ibintu bikomeye Abayapani bashoboraga kuba bari gukorera mu nyanja ya Pacifique. Amerika ntabyo yitagaho. Bari babizi neza ko hashobora kuba ibitero cyangwa se igitero muri Philippines n'ahandi muri Aziya y'Amajyepfo. Gusa ntabwo bateganyaga na rimwe ku gisirikare cy'abarwanira mu mazi bari muri Hawaii. Bavanye amaso ku cyambe cya Pearl Harbor, bibagirwa ko cyaba nacyo ahantu hambere mu kuraswa. Bitekereze nawe, Leta ya Amerika ntabwo yabibonaga. Ibi byatumye Abayapani bitunguranye cyane bagaba igitero ku cyambe cya Pearl, basanga abasirikare b'Abanyamerika batiteguye na gato. Abasirikare babamariye ku icumu. Ako kanya byinjiza Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi, namwe muzi uko yarangiye. Rimwige kugenzura no kwita ku bibarangaza. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima, tumenye byinshi ku bibera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora, ndetse wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi by'ubwenge. Ntibibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi. Ndabakunda mwebwe munshyigikira. Nitwa Samuel Mugisha.